Hirwa yazibonye nawe dore ko ataziherutsa kuyemesheke. Ari kuri marazana irindi. Rwose. Sawa maye nanjye ngaterura hora. Isanzure rwose ho kabyarawe. Igihungu cyanjye. Dore igihungu cyawe ni ikiyo. Rasha. Wahageze. Igihungu cyawe cyayikuye. Papa wawe. Asanyamara nubwo mwemwe mutare kwitegereza. Yansobesha. Ahise musa inuko akiri muto y'umwana akiri muto yabarinzwe n'ubundi cyane ariko pakora bigenda bikora. Inshingano zo kuri uraziteguye Kristo. Cyane nkuko nabivuze rwose babikomeje. Ayo mata kabare hafi aho kumuhitanye. Na nyina nawe natekereza uburyo yaje ansanga nanjye ndi mu bibazo byanjye akaza nterekaho umwana bose numvaga narabanze yaba se umwana nubwo ntamuzi yaba na nyina umwana nubwo nari mubonye ubwa mbere bose numvaga nta kintu twavugana bitewe n'umushinya nari ifite ariko nyuma y'umujinya turaganira ikintu bigenda neza mbahereza umunsi ko bagomba kuza nkabahereza umwana wabo baraza ko nababwiye ati ngiye kwanza mutegure mufurire imyenda ngire ne samutwara ameze neza ko nagwa afata umwana ngo uhitse umuhereza abantu ntiwamufurire imyenda niwagize ute kareka mbe na mbe Samantha ndamushimira cyane ikindi kandi nyuma yuko musigira umwana cyane ko nabonaga ari umudamu mwiza w'umukire cyane ko nawe numvise ngo yaparitse no hanze imodoka wari wabyumvise nawe nabyumvise ikindi kandi mbona nyine umumama mwiza ufitiye umutima nyine wa kimuntu bitewe n'uburyo nge namubonye warabyumvise cyangwa warabiketse Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kizo TV show nk'ibisanzwe nagiye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu byo hanze mwese ndabasuhuje ku nama zanyu n'ibitekerezo dore havuye n'umusaruro impamvu nyamvuga nti niba hari igitekerezo ufite cyangwa hari indi nyunganizi ujye wandika muri comment kwantu tuba twaganirije kenshi ibintu nk'ibi bikunze kubaho kubw'inama zanyu n'ibitekerezo byanyu ngira ngo muzi no muryango uko byatangiye hari haciye igihe kinini bitagenda neza ariko kuri uyu munsi duhuye ku munsi w'ibyishimo reka mbanze mbakire reka Fisto turakwakira Koze cyane. mizutese Se neza ndishimye pe. ko mwambaye ibyera Cyane uyu munsi ni mukuru uyu munsi ni mushya kuri njyewe. mwambaye ibyera we na madame Umunsi mukuru pe. mwambaye uniform Of course. muri mu rukundo cyane twabihuje. madame Fisto umeze ute meze neza urakomeye yego nkuko muri kubibona turi kumwe twaje kwa Samantha murabizi ubushize ku ntugirwana cy'ubushize cyarangiye uyu ni wa munsi mwiza twari dutegerejeho kugira ngo rero bazi kureba umwana wabo Samantha baho umwana rwose biciye mu mucyo nawe abikunze anabyishimiye uyu ni wo munsi rero iki kiganiro ndumva kiri buze kuba ari cyiza kandi kiri buze kuryoha Sama abana bakubanye benshi zana tugufasha umwe uyu nguyu ari kwiriza ngo genda keza ngwino hirwa ngwino genda gwe phone nzanire ngwino phone nzanire ngwino akira telefone yafushye yabonye uteruye undi mwana yirakaje kandi uri yaramaze akira Sama umeze utese ndashima Imana urakomeye iminsi myinshi rero hari mama w'abahungu babiri cyane rwose twagusuye n'umuryango mushyashya ya gahunda yageze wa munsi rero cyane uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo ariko reka mbanze nk'ijambo Fisto nk'umugabo wafashe icyemezo kizima cy'abagabo wisubiyeho mu buryo bugaragara mu bikorwa no mu magambo uyu munsi turi hano kubera Fisto na madamu we bifuje kuza kureba Samantha kubw'impamvu bagiye kudusobanurira ariko ndakeka nawe mwayibwiye Fisto agiye guha ijambo ubwire abantu impamvu uri hano na madamu mbere ndagushimiye mu rugendo twagendanyemo rutari rworoshye ariko ugakomeza kugaragaza ubwitange kugeza n'ubu ngubu mbona ibintu bisa nkaho bigeze ku iherezo Imana iguhe umugisha ni ibyishimo rero bikomeye ibyishimo bikomeye kabisa kuba mbonye umwana nito wanjye nubwo naramushyikira mu biganza byanjye ariko mfite icyizere cy'uko ndi bumubone kandi nabona mucyuye ariko kumubona wamubonye namubonye ndimo ndamureba ufite icyizere ko byabaye yego Samantha gira ikintu uvuga kuri uyu munsi nagira ngo twishime mwirakara nka madamu Fisto yarakaye sinzi cyane umwana niba utaramukoraho niba no Samantha nabanza mu rwego basi wumve kuri umucyuri reka n'ubundi aramucyura Samantha ese ko udashaka umurekura
umva ibitekerezo byabaye byinshi nitekereza ukuntu nari maze kumumenyera marirungu karara gasakuza nkaba ngiye kujya mbona ntawe uhari urumva nyine kubyakira ntabwo biba byoroshye. uzajya uhamagara umunyamakuru ye uzajya uhamagara nyine umunyamakuru cyane azajya aza nansure. igiye gutera ikibazo cyangwa irungu madamu Festo uyu munsi uri kuwumva kuba ugiye gutana n'umwana wawe mukabana nk'uko nyine ubyifuza. nanjye ndumva byandenze sinzi uburyo nabisobanuramo ariko nyine ndishimye cyane muri njye. hanyuma Festo kiri kintu tubwira kuri uyu munsi kiri ijambo tubwira kwanza nubwo ari njye ribwire Samantha. ikintu cya mbere ndamushimira pe yakoze uko ashoboye ndamushimira ni nayo mpamvu mu bushobozi bukeya dufite urumva ntabwo twaje imbokoboko urumva mereza ako kamvirope karawe kamvirope karimo utubuto nubwo atari twinshi ariko aza twihanganira nibwo bushobozi dufite aho ngaho hari n'amata hari amata ajyaho wa mwana udukarito twinshi tw'amata ntabwo ari kamwe arakoze akira yamwe yose ubushashi bune bw'amata nako batagize runda shyira hasi arakoze ku bwitange bwawe kandi ntabwo birangiriye aho ko Imana izajya idushoboza tuzajya dukomeza tuze kukureba tukube hafi kandi n'uyu mwana wacu nawe tuzajya tumuzana gusura. warakoze kabisa madamu nta kintu urenzaho wowe se. Ngiye ndumva byandenze kubera ko ndishimye cyane kubw'uyu munsi nishimye cyane rwose uyu mubyeyi rwose yatubereye umubyeyi mwiza adufasha mu buryo butandukanye nyine ku bijyanye n'umwana wacu nubwo ataramuduha ngo tumufate ariko byaba byiza baramuduhaye twaba tumufashe. Ndabona atangiye no kwiriza agira ngo yabonye mama we ahiye koko yabyeretswe amaraso y'ababyeyi cyane rwose pe amatunda ari kuyamiragura yamenye ko ngaho genda ujya kwirisha utabinsiga ayo matara y'akazagira ngaho genda ujya kwirisha amata y'urayanywa mu kanya ndabanza nyagushyuhiriza aho ubundi rwose umubyeyi nta kintu twabona twamwitura usibye Imana yonyine zamuduhera umugisha pe nta nabaye ikibonko gusura yareze neza cyarabyibushye yananutse oya rwose ntabwo yananutse aracyari munini nk'uko yari ameze ahubwo arenze uko yari ameze ngira ngo wenda nubwo aribwo mubonye ariko ngereranije njye ndabona birenze kandi na mama warahari nawe yanyomoza nimba mbeshye babaje kuko jana samafatiye mikoro ntari umunsi w'ibyishimo pe umwana uramutanze ku muganga wasirabire isirungo igiye kunyica umwana maze kumenyera abana babiri banesha umutwe maze kubamenyera nzajya gusura buri nk'akaka we nzayamenya amakuru ye nanjye mbasure ikintu gihari hano ufata nimero birashoboka nabo bakajya bamubaza bakasura nkamureba uko ameze kari kamaze kumenya ubuse kazongera kemera ibereke cyangwa bazakomeza bagahamata ntabwo bakongera kumwonsa biba byarangiye amashereka aba yarambaye maybe kubera ko ubwo ni uguhita amukomereza ku mata mushyira ariko aryamugwa nabi yaryawe n'utubuto rero yasaze kiruraguye buryo ubu narageze igihe cyo kurya oya mama we ni ubizi afite amezi angahe afite amezi 4 urabura abiri byibura ngo ajya utubuto hirwa ari kurya hirwa yazibonye nawe dore ko ataraziherutse akuyemo sheke ari kuri marazana irindi rwose sawa maye nanjye ngaterura hora isanzure rwose ho kabyarawe igihungu cyanjye dore igihungu cyawe ni ikiyo rasha wahageze igihungu cyawe nuko ya papa wawe asa nyamara nubwo mwemwe mutare kwitegereza yansobesha ahise musa nuko akiri muto y'umwana akiri muto y'abari inzobe n'ubundi cyane ariko uko akora bigenda inshingano zo kurya uraziteguye Kristo cyane nk'uko nabivuze rwose babikomeje ayo mata akaba ari hafi aho pe eba nizo mbuto icyo gikoma kiri hafi aho ku buryo tutazumva ngo byagenze gutya nyuma
na hano yarari ntacyo yarabaye nuko wenda wamuriraga bwati ntabwo byoroshye ubuzima ariko uko biri kose nta kibazo yari afite. ndabibona kabisa tugomba ubwo rero namwe mugomba gukomereza aho yaragereje kugira ngo umwana nyine akomeze akure neza amererwe neza. niko bimeze n'ubundi. ngo nyuma nitwumva ngo umwana ngo mwaratandukanye ngo umugabo yarantaye ngo umugore yarantaye izo rwasere muzamudutengushye. oya ntabwo ibyo bizaba rwose turasezeranya ko ibintu bigiye guhinduka uza n'umuneke icyo gihe muzamudutengushye uza n'umuneke yari uza n'umuneke twarabikoze bino bintu tubizeye nk'abantu nyine bahisemo inshingano zo kurera umwana wabo. bizagenda neza tuzanabategura mu rugo cyane rwose pe. rero niba Samantha ubwo niwe ugomba kubaha inshingano z'ukuntu mugomba kurera umwana kuko nawe nuwe bafite ba nyina babiri. ese ibintu byose arabishaka ageze mu binyomoro geneza n'imineke basi ibintu byose arabishaka ashaka kubyisiga ngakira. ndashimira rero hari abantu benshi babagiriye inama muri comment sinzi niba mwarabirebye bavuga bati uyu rwose nibongere basubirane nibongere bahuze babashe kurera umwana wabo baracyari batoya. abantu benshi barabyifuje nubwo Samantha yari yaranze kumukura ariko ntabwo nari guhitamo bahakira umuneke wawe sheri byabaye ngombwa ko nyine n'ubundi bakira amubaha n'ubundi ntabwo yari kuguma umwana kandi ababyeyi be bahari do sibyo se karyoshye rero mubahaye ni ngombwa kandi nawe mwemeye ko mugomba kuzuza inshingano nk'ababyeyi. tuzakora uko dushoboye kose kandi namwe muzatube hafi mujye mudusura buriya nanjye mubwire ahantu mugiye gutura nabyo bizadufasha. mubwire ahantu mugiye gutura yego nta kibazo tuzajya tubavugisha tubabaze. ese Sama uyu mwana akunda igikoma cyangwa akunda shana rwose mata igikoma ntago agikunda ntigenda kimwe akagwara inzoka cyangwa akacyanga akarira gusa ariko amata yanywe nta kibazo araryama agatanga amahoro agasinzira akagira ati nta kindi kibazo kinywera amata pe. ubwo ni amata yonyine sataragera igihe cyo kurya n'utubuto ngo babe bamuha akiri umwana. ayo nguko no kumusezerera umuhungu wawe uzabyara undi wari ufite baramutwaye nzamubyarana nande n'abagabo bari muri Kigali. mana yanjye si ubwo icyo gitekerezo cy'abagabo ndacyagifite ra dore n'ubu bari kunyataka ngo muhe amabere ngo mbyare undi sha wajya ubyorake hirwa nzane telefone mu cyumba ngiyo imbere yawe cyane kuri twebwe rwose leta kizana shake nyine urumva ngende umva nishimye uno mugabo yarazaga akambwira ngo umwana n'uwanjye nkumva sinzi ibyo ari kuvuga none se nyine ari kubwirwa n'iki ko atari kumbeshya karuga mbere nari mubonye uretse kuba mwarabimbwiraga na nyina nawe natekereza uburyo yaje ansanga nanjye ndi mu bibazo byanjye akaza nterekaho umwana bose numvaga narabanze yaba se umwana nubwo ntamuzi yaba na nyina umwana nubwo nari mubonye ubwa mbere bose numvaga nta kintu twavugana bitewe n'umushinya nari ifite ariko nyuma y'umushinya turaganira ikintu bigenda neza mbahereza umunsi ko bagomba kuza nkabahereza umwana wabo baraza ko nababwiye ati ngiye kwanza mutegure mufurire imyenda ngire nemwe samutwara ameze neza ko nagwa afata umwana ngo uhitse umuhereza abantu ntiwamufurira imyenda niwagize ute reka ugomba kubanza ukamwitaho ukamufurira imyenda yose ukabahereza ubona wapakiye n'agasakoshi ahubwo n'ibi bigoma ntibaze kubisiga ubwo kabaye nyine waguze ibindi ariko iyi naguze n'ibindi kuko n'ibyo bigoma si byo bamumayemo byose birimo je bambwira ahantu bagiye gutura tuzabasure nyuma y'iki gihe nibamara gutuza neza muri aha nyine mwaratuje muzaduhamagare basure mu rugo rwose tuze kureba uko umwana ameze ntashira nk'icyumweru cyangwa bibiri tugomba kubabwira kutababwira byari amakosa uzaze rwose mwana duhesha umugisha akira ese hirwa yabaye iki ibintu byose ari kubishaka ari kuva mu binyomoro akajya mu mineke akajya mu matunda ntageze mu mata akira yabaye nk'umusazi kandi ubwa mbere abibonye iyo nyange ari kuzayinywa rya ariko yasaze ubwo mbona ibintu byose ikinyange wowe baragukamishirije sindamukira ahubwo noneho
ubwo rero mu by'ukuri bajyana umwana bamuha amata nyine niba atemere kongera konka bamuha amata nyine nasubira inyuma nk'uko bamujyanye uko bamuzanye ameze barabona ko nabo hari impinduka. urukingo rwamucitse urukingo hari igihe cyari gishize. yego ubwo rero mu by'ukuri maze iminsi mvuye kumukingiza. mu by'ukuri rero bamuha amata amere neza nasubira inyuma akomeza abyibuha amere neza nzajya musura cyangwa se tuvugane nabo bazabe bansura ndebe uko umwana ameze nuko nyine ibindi nyine Imana izabibafashemo. ubwo ni wanyuraza ubwo ni sibazi ko n'umugabo mukabana cyangwa nta makuru yawe afite cyangwa umuntu aherukana kuvuga oya bari babizi. n'ukugera iwanyu inkuru nziza n'uyu ukababwira ko ntabwo nyine mugiye yongera. kubana mukababwira ko Ntabwo ibibazo byose yongera. mwafitanye byakemutse ko mugiye kongera gutangira kubaka umuryango bushyashya sibyo ngangwino akira Jefferson, nngo uterure. kuri ugiye kuba umugabo twa dukobwa yabeshyaga ubutwihorere umenye ngo ngiye gushaka ibirayi by'umwana n'amata uriya n'imbuto z'umwana uko bimeze iyi niyo mfura yawe cyane imfura yawe ubundi bya bihe bya bindi byahise musibe cyane musibe kandi ntihazagire umuntu hari ukuntu umwanya araciye mu buzima mwajya mugira akabazo mukabikira nimujya mugirana ikibazo wenda abantu babana barashwana bafite utuntu dutandukanye mujya mugirana n'ikibazo ntihakagire umuntu w'icyurira undi biriya twabisize inyuma ahubwo dukomeze mureba imbere muvuge muti turere umwana tuzabyare n'undi tuze no kubahemba nanone umuryango wawe siko bimeze nagira ngo rero nguhe umwanya nk'umubyeyi ugira ikintu ubwira Samantha nk'umubyeyi nawe wari umaranye iminsi umwana wawe amwitaho nawe ndumva utabura ijambo wamubwira. Murakoze cyane. Mbe na mbere Samantha ndamushimira cyane. Ikindi kandi nyuma y'uko musigira umwana cyane ko nabonaga ari umudamu mwiza w'umukire cyane ko nawe numvise ngo yaparitse no hanze imodoka. Wari wabyumvise? Nari nabyumvise. Ikindi kandi mbona nyine umumama mwiza ufitiye umutima nyine wa kimuntu bitewe n'uburyo njye namubonye. Warabyumvise cyangwa warabiketse? Narabyumvise ndanabikeka ndakubwiye ko afite imodoka. Oyese kandi barabijuje abantu. Yego. Ubwo rero nyine nabonye Gira nubwo wamushimira umwana muhenyina nta kibazo ye kugira. Umwana nuwa nyina ingofero agiye no mu maso. ngo umuhenyina Nese sibyo Namuhenyina nako namuhe mama we. Mwana we Kinyarwanda nacyo kiragatsinda. Ubwo rero nagira ngo nguhe umwanya ugira ijambo bwira Samantha nk'umuntu wakufashije umwana igihe kinini ukaba usanze umwana ameze neza nta kindi kibazo yigeze agira mu buzima bwe bwa buri munsi ntabwo wabura ijambo bwira. Murakoze cyane. Njyewe icyo nakabimubwira kano kanya nakabimubwira ko yakoze cyane kubw'umutima wa kimuntu yagize akemera akadufasha ku bijyanye n'umwana wacu. Umwana wacu akaba amudusubije ameze neza nta kibazo na kimwe yagize. Yaramwitayeho mu buryo bushoboka bwose no mu bushobozi bwe buke naje gupereza amakuru menya n'ahantu aba mbona nawe rwose nta bushobozi yifitiye ariko rwose muri ubwo bushobozi buke afite yabashije kwita ku mwana wacu ayo mata yamumenyera kuko nta kindi kintu yari kumuha uretse amata. Ubwo rwose turamushimira kano kanya nta kintu dufite cyamuha rwose cyamunyura cyangwa se cyanyura umutima we uretse rwose kuba twamusabira ijuru ikindi tukamusabira n'umugisha ku Mana kuko yadufashije cyane kandi rwose mu buryo bukomeye Mu buryo bunagaragara mu bushobozi bwe yari afite rwose yaradufashije kandi natwe rwose turabibona no kuba warakekaga ko ari umukire yaparitse imodoka hanze kandi ugasanga nta n'igare ngasanga rwose nta n'igare n'ahantu aba narahabonye rwose nawe rwose nabonye akwiye gufashwa ariko nyine ntabwo biba byoroshye ubuzima bw'iki gihe bari gupfundikanya gutyo ariko rwose yarakoze Imana rwose izabimuhembere kubw'ineza ye rwose yatugiriye. Ubundi Samantha nanjye icyo navuga ni ukugushimira kubera ko bishobora bake buriya hari umuntu bishobora kubaho akavuga ati reka n'uwanjye yarananiye
cyane ko nyine hari n'abantu babasiga muri ubwo buryo kavuga ati n'uwanjye yarananiye izi nshingano sinazishobora, ariko kuba wararwanyije wa mugani mu bibazo byawe n'uburwayi ukarwana ukagerageza ukabigeraho ukavuga ati reka umeze umwana buriya ni umuziranenge ntabwo wamuhemukira, ugakomeza ukamufata ukamuha ibyo ufite mukabisangira, nabyo ni byiza cyane byagaragaje nyine yuko nabwo ni ubutwari, ni ubutwari no kwemera inshingano nyine zitunguranye ariko kwemera ukazakira. Rero nanjye nabigushimira ndetse ndakeka hari n'abandi bose n'undi wese niko yakubwira, kubera ko hano hanze tuba mu buzima butandukanye, hari igihe ikintu kikugwaho kikumva kirakugoye ariko ukavuga ati nta kundi nabigenza, kuko wa mugani ushobora kumurerera nawe ejo akazakurerera cyane. Ibintu rero kuyisi n'imagirire nanjye ndagushimira, nshimira n'abandi bose bagiye babyandika muri komenti babagira inama. Ndashimira na Kristo kuba yarisubiyeho, buriya abasore hari igihe bashukwa n'ubutoya ntibisubireho ku myanzuro baba bafashe, ariko kuba nawe yafashe umwanzuro wo kuvuga ati ngiye kuba umugabo, nemera inshingano sinongere guhunga inshingano, nubaka urugo rukomere, nanjye mbeho nyine mfite icyo mbereyeho. Kristo ugiye kujyaho kubera umwana cyane cyane, ngomba kureka ka gacu nahindiragamo wa mugani wa wa muntu, ngomba ko mfashe izindi nshingano nshya, ngomba kuba umugabo hano. ntabwo amazina y'umwana barayakubwiye, batubwiye amazina y'umwana mabuja cyangwa biracyari mu ibanga tuzabibaze nyuma? Nambwire rwose uzaba igisigaye koko. Si baratwara umwana atazi amazina ye? Arayamubwira mu rugo ze ngo bagaze kuyatangaza hano kuri kamera, baratahanye haragiye abimubwirira mu rugo. Mbese ni ibyonyine agomba kumubwira amazina ni ikibazo, ariko si ngo amazina numva atariyo yananirwa kuyavuga. Umugore yakwemeye ko uri umugabo we yakwimike, uretse amazina y'umwana hari ikindi afite aho barebe yakubwira. aramubwira rese baratandukanye, umwe agiye uko n'undi agiye uko. Ntabwo mbona Ibyo njye numva nabirenze. ubu ntaho yakwihisha. abaye yarababaye umwana twagenda akankwepa. Nabivuge nabyo. Mbese ubu uri kuvuga amazina y'umwana afite gahunda yo kumukwepa, ariko ntiyamukwepa ugira ngo Nzi ni papa na runaka. Agatahira akazina niba ari papa Korode, akavuga ati naho se ni papa Korode. Nta kibazo. Reka twizere ko atazabikora. Ntabwo yabikora. Nimugera mu rugo buriya nimugera mu rugo muraganira. dore akana karacyanshaka pucura kumana Muraganira birambuye. Afite ahantu ari buze kuri kongorera. bye. Ndumva rero twasoza twishimye, umuryango wishimye. Ndumva ikizakurikiraho tuzabasura aho bagiye gutura, ubundi tugende tumenya n'amakuru y'umwana uko ameze, bigenda neza gutyo. Ndabashimira mwese mwabigizemo uruhare kugira ngo uyu muryango wongere wihuze, uyu munsi bakaba ari umuryango umwe.